Yera TV, ngende Sylvain Mudacumura. Dore ibintu 10 ukwiye kubwira umuntu uri mu kababaro ndetse n'ibindi 10 udakwiye kumubwira. Benshi muri twe twavuze byiza cyangwa tuvuga ibitari byiza. Ntituvuze ko twangije ahubwo kinyuranyo cy'ibyo twari kuvuga. Twageragezaga guhumuriza. Uri mu mubabaro ashobora kuvuga ibirenzeho ku bandi ariko ntacyo bitwaye. Birashoboka ko umwe mu bakamubaye hafi yavuga ati ndabona ntacyo abaye, mu gihe hari uwari uje kumwitaho kandi bikenewe muri ako kanya. Ushobora kandi kwanga kubwira umuntu uti ndabona komerewe. Urubuga grief.com ruratubwira ibintu 10 ukwiye kubwira umuntu uri mu gahinda ndetse n'ibindi 10 udakwiye kumubwira. Dore ibintu 10 ukwiye kubwira umuntu uri mu maganya cyangwa se mu gahinda cyangwa se mu mubabaro. Ikintu cya mbere cyo kumubwira ni ukumubwira uti mbabajwe cyane no kuba wabuze uwawe. Icya kabiri cyo kumubwira ni ukumubwira uti simfite uburyo nabikubwiramo ariko menya ko mbyitayeho. Icya gatatu wamubwira ni ukumubwira uti sinzi uko umerewe muri wowe ariko ndi hano kugira ngo mfashe mu buryo nabasha. Ikindi ukwiye kumubwira cya kane ni ukumubwira uti wowe n'uwo wakundaga nzahora mbatekereza kandi mbasengera. Icya gatanu wamubwira ni ukumubwira uti sinzibagirwa ibyiza bye. Icya gatandatu ukwiye kumubwira ni ukumubwira uti aho naba ndi hose niteguye kukwitaba. Ikindi cya karindwi ukwiye gukora ni ukumuhobera umwanya. Give a big hug aho kumubwira amagambo menshi. Icya munani ni ukumubwira uti twese mu bihe nk'ibi dukenera kwitabwaho, ndi hano ku bwawe. Icya cyenda ni ukumubwira iti igihe cyose unkeneyeho ikintu ntuzategwe n'ubwo haba ari mu rukerera. Icya 10 cyo ni ukutamubwira byinshi ahubwo ugafata umwanya wawe uko uri kumwe nawe. Dore ariko nanone ibindi bintu 10 ukwiye kwirinda kuvuga. Icya mbere, yewe byibuze we yarabayeho igihe kinini, benshi bapfa bakiri bato. Icya kabiri, yagiye aheza. Icya gatatu, niwe wabyiteye. Icya kane, buri cyose kigira impamvu. Icya gatanu ukwiye kwirinda kumubwira wamutinzeho igihe kinini ubu noneho yagiye. Icya gatandatu utabwiye kubwira umuntu uri mu mubabaro ni ukumubwira turacyari muto, Imana izagushumbusha. Icya karindwi utakwiye kubwira umuntu uri mu mubabaro yari umuntu mwiza, Imana yamuhamagaye kuba hamwe nayo. Icya munani udakwiye kubwira umuntu uri mu mubabaro ni ukumubwira nzi neza uko umerewe. Icya 9 utakwiye kumubwira yakoze icyamuzanye cyari igihe cye cyo kugenda. Icya 10 utabwiye kubwira uri mu mubabaro ni ukumubwira uti komera. Dore kandi ibyiza n'ibibi bigaragara ku muntu ushaka gufasha umuntu uri mu kababaro. Mu gufasha cyangwa mu gushaka gufasha inshuti cyangwa umukunzi bari mu kababaro, kenshi na kenshi usanga intumbero yacu ari nko gushaka gusubiza ibintu mu buryo ko byahoze. Nyamara ngo ubushake bwacu ahubwo bushobora kongera agahinda ku muntu karimo cyangwa se ku muntu uri mu kababaro. Kumenya icyo kuvuga no gukora mu mwanya mwiza ngo ni kimwe cya kabiri cyo guha keya wa muntu uri mu gahinda. Dore imyitwarire y'ingenzi umuntu akwiye guha uri mu mubabaro ni ukumushyigikira ariko utishyiramo ko uri busubize ako kanya ubuzima uko bwahoze. Ikindi ni ukwita ku marangamutima ye, ni ukutabwiriza cyane icyo gukora, kwiyakira no kutabwira abandi guhindura ibyiyumvo byabo. Ni kandi kutishyiriraho igihe ntarengwa. Ibi tubikesha urubuga grief.com byahinduwe mu Kinyarwanda nanjye Sylvain Mudacumura. Niba byakugiriye akamaro kanda subscribe, like na share ubisangiza abandi. Niba kandi hari ikindi ubitekerezaho comment. Murakoze.